Turikumana Isaïe, ni njye wa Mwana wakoze Radiyo nyine nk'uko abantu benshi babizi. Cyagiye mfite imyaka 16, ubu ngubu nujuje 20. Urumva hakurikiye ubuzima bw'ishuri, ariko nyine iby'Imana nyine nabikomeje gukurikirana. By'urugendo rwanjye byahindutse nk'uko nari maze gukora biriya nyine abantu benshi bagiye banganiriza bambwira ko nyine ngomba kwimprovinga. Maze kugaragara nyine narahavuye nza mu kigo inaha cyitwa Fabrab. Ngubu kuva nyine cya gihe nibwo nahise nza hano mu mujyi wa Kigali nyine nahise njyaho kuba aho bita Kacyiru. Ubu niho maze imyaka yose ishize. Ntabwo twimutse mu by'ukuri, ni njye naje ku giti cyanjye nk'umuntu nyine wagiye kumfasha. Hari umuntu tubana nyine hano i Kigali, yanasize umuryango wanjye hariya nyine, ubumva ni ukujyayo nkabasura igihe mbakumbuye, ariko ntabwo tubana nyine. Bamwita Alex Ntare, ni umuyobozi ni CEO wa Icyo. Yamfashije kwanza naje ndi mu buryo bwo kuzamura impano yanjye, nza aho bita Fabrab nyine tubana mu rugo no kumfasha nyine kugira ngo negere aho nakorera aho nakurikirana iby'impano yanjye nyine, negere ibikoresho byinshi. Fabrab ifite ibintu byinshi, nize ibintu byinshi, ngo mfite ubumenyi, nibwo navuga maze kugeraho nyine mfite intera nyine maze gutera kuva cyagiye. Mu by'ukuri nakomeje gukora ku bintu byo gutera intambwe, kuyiteza intambwe nyine, kwiteza imbere. Ubu ngubu icyo namaze gukora ni uko nshobora kuyikorera motherboard. Icyo gihe nakoreza motherboard yo ku rupapuro na component nize kuziporogaramu. Nicyo kintu ubu ngubu maze kugeraho. Nimara kubona ibikoresho bihagije, nimara kubona amafaranga ahagije yo gukomeza gukora research zanjye, nzayikomeza nirangize, kuko niba narakomeje gukurikirana iyo radiyo, mu by'ukuri ni uko mfite gahunda y'uko mu minsi iri imbere nzayikora nyine mu buryo bwa nka next version nyine yayo. Inzozi nari mfite, ndumva no mu gihe cyashize nabivuzeho, ntabwo zahinduka. Mfite gahunda yo kugaragaza impano yanjye ku isi hose, niyo gahunda yanjye. Ikindi nshaka no gutangiza company ikora ibintu by'ikoranabuhanga, research. Nimbigeraho bumva nzajya nigisha n'abandi bana, urubyiruko ruri kuzamuka. Yari 1 million, yari miliyoni y'amafaranga y'amanyarwanda. Yari ayo bari bambwiye ko nyine ari ayo kwiga, bashyira kuri konti bloke, kuko nayishyuraga mbese bahuzaga kode y'ikigo n'ayo mafaranga nyine. Iki gihembwe gishize nkishyura nkoresheje ya mafaranga yo kuri banki. Ku kigo niziho ibihembwe bibiri, ni icyo mu majyepfo, nza hano no mu mujyi wa Kigali niga ku kindi kigo kimwe. Impamvu nize ku bigo bitandukanye, umuntu nyine nababwiraga tubana yabonye ahantu ndi ari muri interna, ari no mu majyepfo, agira igitekerezo cyo kunzana hano mu mujyi kugira ngo nige ndi hafi y'iyo Fabrab nyine, kuko niho ibikoresho byinshi byari biri. Nagenda nkiga izo mashini zabo zikora ibintu nka PCB, motherboard, nkabyiga muri weekend, nkanabona uko njya mu masomo yanjye asanzwe ku ishuri. Nicyo kintu cyatumye nyine mpinduranya ibigo. Ubuzima bwo ni ubusanzwe, ubuzima uko byayemeze kwa kundi nta kintu kimwe cyahindutse. Mu rugo uko hayameze niko hakimeze n'ubu. Njye mba niyumvamo ko ningira uko n'igihe ngeraho nzagenda nkabakora mu buzima bumeze kuriya, ariko kugeza ubu ntaho mpagaze nyine. Njya kubasura, nkagaruka nkakomeza imirimo yanjye, nkora cyane nyine mbazirikana. Projet ni izo gusolvinga ibibazo, gukemura ibibazo by'abaturage.
ndakeka aribyo byaba nk'ubu ngubu ndacyari muri research, ntabwo navuga ngo ndacyari mu bushakashatsi, ntabwo navuga ngo mfite icyo nagezeho, gusa project ndazifite, ndazandika izo ntekereje nkazibika wenda nko kuri internet cyangwa mu mpapuro mu makayi. Ubwo ningira intambwe ngira nyine nzazikora, gusa ni nyinshi cyane, hari izo mu buhinzi, hari izo mu ikoranabuhanga, transport n'ibindi. Azatanga akazi kuko ntabwo no gutanga akazi gusa, azakemura n'ibibazo by'abaturage. Mfite nka kampani nini nk'uko mbitekereza, naho akazi abantu benshi bashoboka, kandi ntabwo yaba ari akazi kagoye, ni akazi buri wese yafata training nke agahita atangira gukora. Ikindi kintu ni uko uzajya bikemura ibibazo by'abaturage biba bimaze nk'igihe nyine, cyangwa se ibibazo biba bitarabonerwa n'umuti, bitanatekerezwaho, ariko bidindiza iterambere ry'umuturage w'umunyarwanda. Icyo navuga ni uko urugendo nyine rutoroshye, urugendo rwo gukomeza gukora ibintu by'ubushakashatsi. Ubushakashatsi bukeneye support ihagije, kandi ubushakashatsi ndimo ni ubuzagira akamaro ku gihugu no ku banyarwanda muri rusange. Icyo navuga ni ugusaba ubufasha bushoboka, kuko hari ibintu byinshi umuntu akenera ntabibone. Proje hari nk'izishobora kurinda ibintu bijyanye nk'inkongi z'umuriro mu mazu, nayitekerejeho. Proje noneho yo muri transport ni proje wajya zikora nyine mu bintu bijyanye n'amazi, ni nk'amato nyine. Hari uduce twinshi nagiye mbona mu Rwanda nyine, mu buryo bambutse ibicuruzwa bitagenda neza nyine ngo bigere hakurya neza. Ikindi kintu natekerejeho ni uburyo bujyanye n'ubuhinzi. Hari abantu bahinga ukabona bari guhura n'ibibazo byinshi bidaturutse naho kuvuga ngo ni ikirere cyangwa iki, ariko ugasanga hari nk'inyamaswa zona imyaka, ibintu nk'ibyo. Rero nibyo navuga nakwitaho. Ni nk'imashini ishobora gutuma inyamaswa zitakonera imyaka. Urumva niba ari idea, ni ibintu byanditse aho ngaho, umuntu ashobora kugenda akabikora nyine. Gusa nanone ikibazo cy'amafaranga, ndacyari hasi cyane, ntabwo nabona kungura ibyo bikoresho. Gusa gahunda ni gahunda yo gukomeza gukora research, nubwo nta mafaranga mfite ntabwo bitumye nicaye gusa, ndatekereza ibindi bintu bishyashya byatuma ibyo nkora nyine bizagira akamaro, bizagira abantu akamaro.